Abagaragaza icyo kibazo cyo kutagira amazi meza n'abaturage bo mu tugari tugize umurenge wa Gatebe ukora ku gishanga cy'urugezi kuko ariho bavoma amazi bakoresha. Kujya mu rugezi bidutera ingaruka, kujyaho biratugora kubera bari ahantu hakure, ugasanga n'uyazanye gaduteye uburwayi, ugasanga turi kurwara impiswi n'abana. Ibyo rero ntabwo bidushimishije. Tuvoma mu rugezi kubera ikibazo cy'amazi, ariko mu by'ukuri ingaruka zituzaho. Ugasanga inzoka, tugira ikibazo cy'inzoka cyane cyane n'ahangaha. Abana barwara inzoka ndetse n'abantu bakuru. Baragiye kigera tukagera nko kuri poste de santé bari kuvura na kuri centre de santé. Ugasanga agace k'ina hari inzoka gusa babapimamo nta kindi. Amatungo dufite akabura amazi, kandi kugira ngo tujye kuvoma hasi ku rugezi, kujya kuvoma umwana kujyayo ni nk'amasaha abiri cyangwa isaha n'igice. Rero urumva ko amazi ari ikibazo dufite cyane. Kuri ubu mu murenge wa Gatebe hari kubakwa umuyoboro w'amazi meza wa Nganzo Gatebe ureshya n'ibirometero 43 kazatanga amazi meza ku ngo zirenga ibihumbi 5. Iyi mirimo igeze ku gipimo cya 60% ndetse hari gushyirwaho n'ibigega by'amazi n'amavomo. Abatuye muri Gatebe bakaba bifuza ko imirimo yakihutishwa. N'igihe tuyasabye igihe kinini, bakaba baratuzaniye imiyoboro n'ibigega bari kubyubaka. Turashima, ahubwo icyo twasaba ni ukugira ngo bihutishe. Turi ku gihe cy'imeshi, izuba riracyari rirerire, abana basa n'ivumbi. Icyo twifuza ni uko n'ubundi amazi bayaduha vuba, ndetse ubwo barakerewe akaza vuba tukabona amazi meza rwose tugira ubuzima bwiza. Bitarenze uyu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025 ngo abaturage bazaba babonye amazi meza nk'uko byemezwa na Mukamana Soline, umuyobozi w'akarere ka Burera. Icyo nabiziza nuko byaratangiye, umuyoboro w'amazi wa Nganzo Gatebe waratangiye, ngira ngo wari no mu mihigo w'ingengo y'imari irangiye 2023-2024, aho igice cya mbere wubatswe ugeze ku kigereranyo cya 60%. N'ibindi bikorwa rero bizakomeza, aho hazashyirwaho imiyoboro cyangwa se abavomo 64 nk'uko mwabyumvishije, kandi hari faze n'ubundi izakurikiraho. Hari amasezerano twagiranye na World Vision ku buryo umuyoboro uzakomeza, kandi nanone hari uruganda rw'amazi bagiye kutwubakira, Wasaka igiye kutwubakira, narwo ruzaba ari uruganda ruzakwirakwiza amazi mu mirenge inyuranye y'akarere ka Burera, ndetse ukazajyana no mu tundi turere, ariko by'umwihariko amazi azajya ahandi abanjije mu karere kacu ka Burera. Umuyoboro w'amazi wa Nganzo Gatebe uri kubakwa ku nkunga ya World Vision, biteganyijwe ko uzuzura utwaye miliyoni zisaga 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse aho muri Gatebe, hirya no hino mu karere ka Burera hari kubakwa indi miyoboro 7 y'amazi meza yitezweho gukemura ibibazo by'abagikoresha amazi mabi y'ibiyaga bya Burera na Ruhondo. Kugeza ubu abaturage bo muri Burera bamaze kugezwaho amazi meza bageze ku gipimo cya 53%. Robert Byiringiro mu karere ka Burera.